muze tubihera icyororo cyiza kitagwingira gikura neza kikaguha umusaruro wifuza waba uw'inyama ndetse no kuba wabona imbyeyi nziza cyane. Ni karibu kwa Cyomoro Vet TV. Ikindi mwibuke gukora subscribe, share, comment na like. Ndibutsa namwe mukeneye ko dukurikirana ubworozi bwanyu tubigira imishinga. Ni karibu mwese nta numwe uhejwe. Murabe neza murakomeye bakunzi ba Cyomoro Vet TV, bakunzi bacu, amahoro y'Imana nabane namwe, ndabakunda cyane, mumeze mute? Twebwe tumeze neza, turakomeye, turashima Imana. Nizere ko namwe aho muherereye aho muri mumeze neza. So rero ndayashimira mwebwe mukomeje gukora subscribe, mukadukorera share mu magroup agiye atandukanye no mu nshuti zanyu, ndetse mugakanda na like kuri video zacu muba mwakunze. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Rero ndagira ngo mbabwire ngo mwebwe mudukurikiranye bwa mbere ni mubanze mukande subscribe, turabinginze mukande share, comment na like, maze muze mwihahira ubumenyi usezere burundu ku bihombo uhura nabyo mu bworozi bw'ingurube. Uyu munsi turi kwibaza ngo mbese kubera iki ngabura neza bishoboka ariko ingurube zanjye ntiziri mu musaruro? Ukongera ukibaza ati mbese bipfira he? Ngabura neza negereje ko zibyibuha, negereje ko zibyara, negereje ko zikura cyangwa zigakuza nabo zibyaye ariko bikanga. Rero nkuzaniye umuti w'ibyo bintu byose. Ndongera mbabwire ngo mufate agakaramu n'agakayi, dore nanjye mba nafashe agakaramu n'agakayi kugira ngo tugendane umunsi ku munsi. Hari abantu benshi bakunze guhura n'iki kibazo, nshuti zanjye, benshi bari bubone iki kiganiro bahita babyibwira. Abaza kudusura kuri famu ni karibu, visite iremewe cyane, ntaraharenga. Hari abantu benshi bibaza ati se ubworozi bwe kubusura biremewe? Yes, biremewe, ni karibu, ariko tukakira umuntu ukeneye iterambere. Dukeneye wa muntu uvuga ati hari icyo nje guhaha ubumenyi. Okay, noneho niba ari ubumenyi aje guhaha, wowe tuzakwakira rwose, tuguhe n'ubujyanama bugufasha kugenda ukaba wakorora ibintu byawe bigatera imbere, ugasezera ku bukene. So rero ikindi icyo natajya mbabwira, uribaza ngo mbese niba ngabura neza, nkaba nkeneye ko zibyibuha nk'iza runaka, cyangwa se nkeneye ko zinama umusaruro, hari ibiro nkeneye kugeraho ariko kubera iki ntabigeraho? Abo bantu benshi mufite ibyo bibazo. Rero nimuze mutere agatebe, usezere ku bihombo wajya guhura nabyo buri munsi, ubisezere burundu, kubera yuko wicaye kwa Cyomoro Vet TV akakungura ubumenyi ndetse akaguha ubujyanama ku buntu. So rero mbere na mbere mbanza umenye ngo ikiraro cyanjye kimeze gite. So ufite ikiraro cyiza, kirapavumye, ntago amaganga yirekamo, turi kumwe. None n'ibyo kiraro ari cyiza, kontrola. Nagiye mbigisha kenshi nkababwira, hari n'abantu benshi bamagara basaba icyororo, nkababwira ni mu by'ukuri icyororo ndagifite ngomba kukibaha, ariko se ufite ibiraro? Icyo gihe icyo bambwira, harawumbwira ati ntabyo ndabona, numvaga nakodesha. Yes, rambagiza aho ushaka gukodesha, none ngenzi uze ngo icyororo nanaguherekeza tukigezemo. Cyangwa se niba ushaka kubaka, banza wubake ibiraro, kuko numbaza icyororo savange ndagifite. Ahubwo ni karibu mukomeza abashaka korora, mukomeze muze mudusanga tuboroze. Twebwe ibiciro by'iwacu kwa Cyomoro Vet TV biri hasi cyane pare raporo n'ibindi biciro mujya mubona hano hanze aha. Ahubwo guha icyororo cyiza kiri pure ndetse kizaguha umusaruro, kandi nkakiguhera kuri make yanjye, nta mafaranga nyasubiza inyuma, kuko ndabizi ko ujangana kugira ngo abone ayo twita makeya aba yavunitse, aba yakoresheje imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu nanjye ndi mu bantu, ndizera ko ndi mu bambere batajya bayifuza ko umuntu acika intege cyangwa numa abantu bacika intege, ahubwo ndeba itafari ufite nanjye nkazana ibyanjye nkagereka kuri ryawe kugira ngo icyo ushaka kubaka cyubakike. So rero bakuzi ba Cyomoro Vet TV, icyo noneho naringezeho ni ku kiraro. Ni cyiza pe,
ariko noneho wasanga icyo kiraro kiri kwinjiramo umuyaga mwinshi ukabije. Turi kumwe? Ugasanga imbere na mbere mugomba kumenya ingurube ntago ikunda imbeho ikabije kandi nanone yanga ubushyuhe. No kuvuga ngo ingurube niba mu bukonje bwinshi bukabije ntago izaguha umusaruro. So hari ukuntu abantu bakibiraro kubw'ubushobozi se cyangwa kubw'uko byumva akubaka wenda urugero imbaye 3 mu butambike 2 mbega akarwana nuko ingurube itazaca mu gisohoke yarangiza agaterera iyo ngiyo kandi ubwo wenda ni mu gishanga nkatwe twese cyangwa se ugasanga yororeye ahantu haba umuyaga ukabije cyo gusanga uri muri klima ikonja cyane warangiza ukubaka ikiraro gutyo. Oya, ingurube ubukonje bukabije burayigwingiza. Icya kabiri, ingurube zirana n'ubushyuhe. Turacyari ku kiraro kuko izo ngaruka zose ziba zaje ziturutse ku biraro. Ndagusabye undebe nturambirwe kandi nukureho iyi video itararangira, kuko niba ushaka gukora ibintu guhera uyu munsi ugashyiramo itandukanyirizo, mbega muri make ugakora icyo twita collection. So ni ukuvuga ngo ntera agatebe unega amatwi, nturambirwe, ahasigaye nkwihera ubumenyi. Nshuti zanjye, nkeneye yuko abanyarwanda tuva mu bukene tukajya mu bukire, tukaba bakire, nta gutega ibiganza. Ese ubwo we ntago ntimurabona ukuntu gutega ibiganza bikunze kugorana? Nta bantu mwagiye mutegera ibiganza bakabima kandi bafite. None se kubera iki kugusaba iminota ingengo wicaye kwa Cyomoro Vete TV nge nguhe icyo mfite maze kitume wikura mu bukene? Kuki bikunanira? Mwirambirwa. So rero karagaciyemo ngo nsubije babana bavuga ngo video yawe ngo iba ari ndende. No nshuti, mwihangane, nanjye mba nafashe umwanya munini cyane mbategurira ibyo ngomba kubaha kandi nkabibaha birimo ubuhanga n'ubumenyi kugira ngo mutazibeshya n'akantu na gatoya mu mishinga yanyu cyangwa se muri business zanyu. So no kuvuga ngo tuvuye ku kiraro, ubwo icyo ugomba gukora, ikiraro cyawe gerageza use nk'uzamuraho gato ku mbaho z'ubutambike kugira ngo umuyaga winjira ube muke cyane, ibe ari ubukonje nyine budakabije, sibyo? Noneho ikindi kirinda ubushyuhe, ntabwo mvuze ngo yishyire mu nzu. Oya, hari abantu bafite ibiraro bimeze nk'inzu, bagafata inzu bashaka kuyidamo ibiraro. Niba muhari mwandike muri comment, ubutanzaza mbaganirize kandi ntimuzasenye iyo nzu. Nzabwira tekinike ukoresha igahita ikuviramo ikiraro cyiza cyane ugatera imbere. So tuvuye ku biraro rero, tugiye ku kintu gikomeye cyane, ikintu bita imirire. Ni byiza ugabura uruganda. Hari inganda hano zifite amazina akomeye mu gihugu pe. Nanjye nabera umuhamya nkavuga ni uru ruganda rutegura amafunguro neza, rugabura neza. Turi kumwe? Ariko ugasanga wa mugani urasuye, ndakwigishije, ubonye ko kuvanga cyangwa kwikorera ibyo bizakugora, cyangwa ukabona icyo ntushaka stress ko bati ngewe mbabarira umuruganda. Uruganda rwizewe rugira ibiryo byiza nkarukubwira. Nubwo namwe mwabanyenganda mwe ibiryo by'amatungo mutajya munaca inbox ngo mumvugishe, ariko mbabakiriya benshi. So no warangiza uhisemo uruganda uragabuye, wagizwe bati se Cyomoro ko yamaye uruganda rwizewe kandi koko nabyo rufite izina rikomeye, n'amatungo akonsoma ibyo rutanga akura neza arabyibuha. None ngiye kukingabura uru ruganda cyangwa se kukingabura ibi biryo kandi nzi ko byujuje intungamubiri, kubera iki mbitanga ariko ntizimu umusaruro? Icyo ni ikibazo gikomeye kandi koko birumvikana. Wakoze amasuku, ufite amazi ku kiraro, ariko ugasanguye n'iyo mbogamizi. Icyo rero ugomba kumenya, ya mirire yawe munyumve neza, ya mirire yawe ufite uburyo uri kuyigaburamo. Swati ni isuku nkeya iri mu kiraro cyangwa se ni isuku nkeya uri kugaburamo ibyo biryo byawe. Iyo ibaye isuku ihari, hari ubwo usanga bya funguro, sinavuze ibikorwa, navuze bya biryo uba wikoreye, ibikorwa n'inganda, ibikorwa n'abantu bagiye batandukanye, ugasanga bya biryo ukoresha hari intungamubiri ziri kuburamo. Ushobora kwibaza ngo izo ntungamubiri ni izihe?
ushobora gusanga muri izo ntungamubiri hari ibyo turimo kubura, aho hari ibiryo urimo kubona ko nta proteine zirimo, kandi murabizi neza ko mu biryo kugira ngo ingurube ikure neza igomba kurya ibifitemo ama proteins. Turi kumwe. Ikindi ugasanga ibiryo byawe uri kugabura hari nta energy zirimo, like ibikomoka ku binyamavuta cyangwa se ama carbohydrates. Turi kumwe. So rero icyo gihe hari ubwo usanga ibyo biryo uri kugabura nta nama vitamins arimo, kandi vitamins zifite umumaro wazo, carbohydrates zifite umumaro wazo, protein zifite umumaro wazo. Ni mubishaka muze kwandika muri comment, ngewe ngende babwira uko buri ntungamubiri, niba ari bitera imbaraga, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, mubwire ngo bigizwe n'ibi. So noneho utangire uplanning uko icyo twita feeding plan ya famu yawe, kandi ndabizi neza ko nyuma y'ukureba iki kiganiro ibi bintu bizagufasha cyane. So noneho icyo ugomba gukora rero muri bya biryo byawe, turi kumwe, hari ibintu utagomba kuburamo. Reka ahantu mashyirira akamenyetso, kuko iri somo ngomba kuzaribaha neza kandi nitonze mu buryo burambuye. So noneho ikindi kintu uba ushanga udakora, usanga akenshi ubundi ingurube 65% amazi agira uruhare runini cyane kugira ngo ikure neza. Ugasanga muri manjwari yayo nta mazi ahoramo, kandi yimaje kurya ahirira hagomba guhoramo amazi adashiramo. Wirinda no kuba hari n'umunsi n'uyu n'umwe wasimbuka utayihaye amazi. Ni ukuvuga ngo buri munsi imaje kurya ibiryo bimazemo uzuza amazi munuza muri manjwari. So ikindi ugasanga cyangwa amazi nta suka afite, ugomba guhereza ingurube zawe amazi afite isuku meza cyane. Nirongeye cyane wumve ko atari bya bishanga ujya kuvoma. Hari abantu bavuga ngo ngiye ingurube zanjye ntizikunda amazi. Nzakubwira tekinike ugomba gukoresha kugira ngo ingurube yawe iginywa amazi none ubure nayo uziha. Turi kumwe. So ikindi rero gikurikiyeho gishobora gutuma ingurube yawe iguha umusaruro muke cyangwa se itagwa n'umusaruro, ni igihe iba ifite indwara z'imbere nk'amaparasites cyangwa se inzoka. Ni byiza yuko buri mezi 3 ingurube zawe ugomba kuzitera imiti y'inzoka, ukazitera n'amavitamins. Hari abantu nabonye bateye imbere rwose baba ubona ko babona umusaruro, ukabona ko abana bivunikiye. Biba byiza noneho ufite ubushobozi, buri kwezi ushobora kuba wazitera amavitamins cyangwa buri mezi 2 biterwa n'ubushobozi. Ariko udafite ubushobozi buhambaye, udafite amafaranga menshi yo gushora mu ngurube, icyo ugomba gukora, fata amezi 3 uzitera imiti y'inzoka. Hari imiti nagiye mbabwira rwose ugomba gutera ingurube zikagenda zikamererwa neza, ntihagire inzoka iyo ari yo yose cyangwa indwara z'imbere izo ari zose zipfa kuzihangara. So twibukiranye, ingurube ntuyigirire isuku, ukayigaburira indyo yuzuye irimo bya bindi byose nakubwiye. Iyo ndyo ntago ibyo byose bizatuma ingurube idakura, ikura neza rwose. Uko mubona umuntu akenera isuku, uko mubona mugomba kugira isuku ku mibiri yanyu mu buzima bwanyu bwa buri munsi, mukagira icyo mwigezaho, niko n'ingurube bikenera. Ingurube ikeneye ko uyigirira amasuku, haba mu mirire, ku mubiri wazo, mu biraro. Kandi ndakwibutsa neza ko ibi bintu nubikora, n'ibyo wakoraga bindi hari igihe uzisanga byahagaze, ahubwo ubworozi bw'ingurube bikakubera umurimo wa buri munsi ugutungiye umuryango cyangwa nawe ubwawe ugutunze. Kubera iki? Kubera yuko wubahirije aya masomo, aya mabwiriza ngenda nguhereza. Turi kumwe. So noneho ikindi kintu gikunze gutuma mwabantu b'Imana mwe mutabona umusaruro nk'uko muba mwabiteguye se, cyangwa nk'uko muba mushaka. So ikindi cy'ingenzi,
abantu bakunze kwitiranya. Hari abantu baba bazi ngo kugabura byinshi niko gutuma ingurube ikura neza. Turi kumwe? Oya. Hari abantu bazi yuko kugabura inshuro nyinshi ku munsi bituma ingurube ikura neza. No. Ndagira ngo mwibutse nkubwire aka kantu k'ubwenge. Gufata ibiryo byinshi ukabirundira ingurube ako kanya, ntabwo biriya bizatuma ingurube iguha umusaruro, ahubwo yihereze indyo ubona iyikwiriye igomba kuyihaza, maze nurangiza utuze. Ikintu kizakubwira ko wayihaye ibiryo byinshi ni igihe uzayihe ukabona n'ubundi byayisasenye hari kiri muri manjwari. Ugomba kugabura ibiryo igomba kurya ikamaramo kandi ukabona yuko yanyuzwe. Ikindi abantu bumva ngo ngomba kwigabura bikanye uko nyibonye nyishyiremo ibiryo. No, ibiryo byinshi bituma ingurube idakura. Kugabura inshuro nyinshi ku munsi bituma ingurube nabwo igwingira. Ni handi usanga ufite indyo yuzuye, ufite uruganda rwiza ukuramo ibiryo, ufite ibiryo byiza witegura cyangwa abandi bagutegurira, ariko ugasanga ubigabura nabi. Ufite indyo nziza ariko menya uko uyigabura, gabura neza. Turi kumwe bakunzi banjye? So nukuvuga ngo icyo rero ugomba gukora kubijyanye n'imirire, kubijyanye na bya funguro ufite wagiye uhuza, wagiye uterateranya bitewe n'amasomo atandukanye ubona. Njyewe kuri video ikurikira icyo ngomba kukubwira nuko ugomba gukurikirana Cyomoro Vete TV. Noneho njyewe nkajya ngirane nkaza ubutaha nkazabakora video y'icyo ugomba gukora kubijyanye n'ifunguro bitewe nawe uherereye. Ndashaka kuri video ikurikiye kuzabahereza ibyo mugomba gukoresha mu mafunguro ya buri munsi mutegurira ingurube, kandi biboneka ahantu hose kandi bitanga umusaruro mu gihe gitoya. So rero niba wakurikiranye amasomo ukayakurikirana n'umutima wawe wose, ukaba wayumvisha uko nagiye mbivuga, wowe icyo ugomba kumenya ni iki ngiki, nuko ugomba kumenya ngo mu bworozi bwanjye nkeneye iki. Ese nkeneye imbyeyi? Ese nkeneye kubyibushya nkashyira ku isoko? Ukabanza ukamenya impamvu ibintu bikuze no gupfa nuko umuntu abishyira mu kiraro tu kavuga ati kigenze uko nzabona zikura zimbyarira setu, ariko muri we ntamenye ngo ndi gufokasinga iki. Niba mufite amatsiko ndabasabye mwebwe murebe video zanjye muri benshi, n'ubundi byo kubaho kugira ngo mutere imbere, u Rwanda rwacu rukomeze ruzamuke rutere imbere. Nuko namwe mugomba gushyiramo imbaraga, nuko namwe mugomba kwicara mushakisha ubumenyi, mujye mukunda kwiga, mujye mukunda gukurikira. So rero ndagira ngo mbwire ba bantu bagaburaga neza ariko ugasanga ingurube zabo nizikura, nizeye ko musubijwe. Mbararikiye video ikurikira nzababwira, nkababwira ibintu ugomba gukoresha ukora ibiryo by'ingurube kandi bikaguha umusaruro, kandi ibyo bintu kandi ibintu biboneka ahantu hose byoroshye. Nukuri mwebwe gusa icyo mbasabye, nge urukundo ndarubaha kuko ndabizi ko munkurikirana. Namwe icyo mbasaba, munyereke urukundo, munyereke ko mufite ubushake bwo kwiga. Ngewe umuntu udafite ubushake ntabwo nafata umwanya wo kumuhereza imuteza imbere, kandi nawe ubwe ntabwo akeneye gutera imbere. So rero bakunzi ba Cyomoro Vete TV, navuze natangiye mbigisha ariko ntabwo nigeze namamaza ngo mbabwire serivisi dutanga uko ziba zimeze. Mbere na mbere ndagira ngo mbibutse yuko nge ndi veterinary utanga serivisi zigiye zitandukanye mu bworozi bw'amatungo. Harimo kuzivura, kuzikingira like imbwa, amapusi, so n'ibindi. Noneho harimo gukurikirana projet yawe, kugukorera business plan, sibyo, kugira ngo utangire business yawe, utangire umushinga wawe ariko ari ibintu biteguwe, ari ibintu biguha umusaruro. Ikirenzeho nishyuza make, munyishyura make kuko mba nkeneye yuko uva ku rwego rumwe ukagera kuri undi. Nkazumva amagati ndagushimira Cyomoro Vete. Ikindi iyo ushaka ko tumanaginga ubworozi bwawe, ibikorwa byawe, turabikora rwose, kandi ndi umuntu utajya ugora ubuzima cyangwa utajya ugora abantu. No, ibintu byose biba biricira kuko mbavuga ni nkukorera neza ibintu bya bikazamuka,
byibuze uzaza unabyibuka, Imana nibona ko uri kubyibuka biyitere kurushaho kumumugisha. Turi kumwe. So rero nkeneye ko munyereka urukundo, mugakomeza mukadukurikirana, mukajya mwandika n'ibibazo mugira bitandukanye ku bworozi bw'amatungo, mukamyandikira muri komenti, ndetse nanjye nkabasubiza rwose neza. Kandi nizere ko abantu munyandikira mumamagara, nizere ko mujya munyurwa pe, nta muntu njya meza upfa kubumbwira ngo gahunda yanjye ni ugutera imbere. So si ibyo gusa, akandi kantu nasorezaho nababwira ngo ibintu byose ni ukwiyemeza, nta kidashoboka. Waba uri umukobwa mwiza pe ukumva ko ibintu by'ubworozi ari ibintu bifite umwanda utabyiteza, no, nubikora bizaguhira kandi biguha amafaranga adateye stress. Waba uri umumama mwiza wishyeho fresheri ukumva ko njya mu ngurube fresheri zizashira, no, barakubeshya, ahubwo nibwo fresheri ziziyongera. Uko waba uri kose ntawe bitabera, ntawe bidahira. Icyo nakubwira gusa nuko mwebwe gusa mukura amaboko mu mufuka, mukore cyane, kandi ni karibu dukomeze tubahe icyororo cy'ingurube cyiza. Ubu ngubu zirimo, haba ku bushobozi waba ufite ubwo ari bwo bwose, uze tuguhereze ingurube mu gihe gito zitangiye ziguhe umusaruro. Bakunzi ba Cyomoro Vet TV, Imana ibaha umugisha kubw'uyu mwanya mufashe mukankurikirana, ndabakunda cyane. Ciao ciao.